kababwire mufite abantu b'inshuti mufite abantu mwasenganye kandi nanjye mfite inshuti ndashaka kubwira ko ushobora guhura n'ibintu wanashaka ko abantu babyumva nk'uko ubyumva ntibabyumve ntabwo wajya kuganiriza umuntu umubwira ikibazo ufite kubona igihe gukomera ibyo ngibyo birasanga ibyo ngibyo se kandi kugira ngo rire cyangwa wenda hemeke cyangwa yemyoze cyangwa suhuze mu mutima wiyateye mwana we nuko byagenze mwana we reka da ukabona nashinga cyate nibyo ngibyo ibyo birya ni ibikwereka ko ikigeragezo cy'umuntu ari icye ku giti cye uri mwese muri mu bigeragezo bitandukanye nubwo muri no kubyina hamutega amaboko twuzuye ariko buri wese afite iki aho hantu uri uhamaze iminsi myinshi uhanganye n'umufilisitiya yego ugira ngo urebe ko ikibazo cyagaruka muri Israeli icyo dukeneye hano mu rusengero si ukutubwira intwaro warwanishije ntabwo dukeneye kuza kutubwira uko wasenze n'icyo wagiye kanyarira witubwira ko wabaye samatari icyumweru kimwe wowe kwereka iki igihamya cyiza mu gishyira tumenye ngo aranesheje intwaro ugenda uzishyire aleluya kuki bigusaba kugenda ukazibika ni uko unesheje urugwa Goliyati ariko imbere hari izindi niyo mpamvu ugomba kubika intwaro niyo mpamvu tujya kongeresha imbaraga aleluya urugamba rukomeje Imana ibagireza cyane amagambo twasomye yatubwiye ngo Yesu bunare amagambo twasomye nuko yanditswe n'abantu babiri ariko nabo Luka rero nk'umudokiteri afite uko yavuze ariko rero nk'umwanditsi yego ngo bita mutoya nawe afite icyo yavuze ikibatangaza ni uko buriya mu butumwa bune ariko niwe wa mbere kuriya mu burere mu butumwa bune burya ariko niwe wa mbere ariko bamuhoye ibintu bibiri ahantu yabaye naho yakuriye hamwambuye titire icya kabiri kuba nta shuri byamwambuye umwanya wo kuba uwa mbere wanditse haza Matayo kimene cyasomye kabisa gifata bwa buca 16 nibyo muri kwagira 16 chapitre Matayo yongera hinde rikora mu bushakashatsi ajya no muri Genero no kuri bisekuruza arahinda arashakisha azana n'ibitabo ashyiramo amareferanse urutabo rushyiraho mu 28 bati Matayo fata umwanya wa mbere kandi akoresheje inyandiko zandi ariko nubwo mukuru mucyo nta mashuri ntacyo kandi bapane kote akarere kakurikiranye ikiganiro cya Yesu ku munsi umugore umaze imyaka 17 mu mugongo gukoraho haleluya haleluya noneho agiye kuvuga cyangwa kundeba nk'uko Yesu yabivuze ati niko n'intuguzo ndi mumbwira umumoza kuko numvise ubushobozi bungabanutsemo numvise ubushobozi bungabanutsemo iyo niyo terme yanjye y'amariko rukawe kandi bose barakonta inkuru imwe aravuga ngo yango hariho umuzo wo mihakana hariho umuntu umuzo wose kuko ngiye kumva numva imbaraga imvuyemo aranayisengereza ayigira inema ngo nufitagize imvuye niba rimwe ari imvuye muri nyinshi ntumbaze kuki Luka yavuze imbaraga imuvuyemo mari bagakoresha ubushobozi umugabanutse
kwayo byose uko ari bibiri. Haleluya. Yesu yashaka kwerekana ko bikenewe muri wowe, imbaraga zirakenewe n'ubushobozi burakenewe, ariko byose bisaba kujya kongera kubyongeresha kuko ni ibintu bigomba. Iyo mubona na Yesu umwami wacu byaramugabanutsemo, imbaraga ikamuvamo, wowe hose uri iki? Yesu nta kabari yanyuragaho ngo hanyure basinze. Yesu yanyuraga mu kibicanga bacejeje. Yesu nta ndirimbo yumvaga ndomuno cyangwa sinyora. Yesu nta turi disike. Yesu nta na porunogarafi ya kimwe byose, nta n'ikarita, nta muzungu wa kane cyangwa iturufu. Ariko wowe uhamenye n'ibyo. Yesu nta gisoro, nta kumumira umutwe, nta sibuwe, nta kambuca, nta nyabobo, nta kiruhura, nta mubiryogo. Umva se none wowe uhanganye naho hantu hose, ariko uricariye ngo ndi umukristo, ngo nzahora niwe, ukarabira umukozi n'umufukama mu bintu byose yeze kumva. Oye ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubusiye nkunda Kristo. Ngo icuramo iyo data umugani ngo ayubwira intango si yubwira intambara. Ayubwira intango si yubwira intambara. Intango murayizi ni ikibindi kinini baterekaga hagati y'abantu b'abagabo, tukakizenguruka n'imihera. Mwese mugatera icyo gihe ntabwo mwicara ku ntebe z'izuba, mwamaze mukicara ku ntebe ngufi nk'umuhera muringaniye mutya mbere, ushobora no kuwushyiramo umuto ureba ukagira gutya ugaruka usanga umuriro ukuririye, ubundi mukamuruyama rero. Ubwo rero icyo gihe mugira mukaryongora, mukaba mwanasakuzama, mukaba mwanaca n'umugani, mukavuga na kera habayeho. Ariko ngo ayo magambo ubwira intango ntabwo ari bivuga mu ntambara. Yero hari mubona n'abakristo rwose nkabareza mana, ni umuswa, ni uruganda, ni uruto, ni ubujiji, n'iki mana, n'iki nkakurikira numva umuntu asenga, nkamutega amatwi, nkamwumva asenga, akavuga data wa twese, uri data, uri data wacu, wowe data mutagatifu, ndaje umuhungu wawe nje hano kandi sinzahava kidakemutse. Nibyo nyine turajuru niyo wamaze mu ituro, nyine turajuru si wamaze kubakoresheje, ubwo nange niyo marahangara maze bikemutse nabi. Nibyo byo kandi wibuke kwavuze ngo ndabaza ndakutabona kandi ntabwo umuntu uzahuruke ntamuzamukana. Sawa, ndashaka kwibutsa Yesu amagambo yavuze, usenga giswa bimeze nk'inyuma. Ni nk'uko umugore yakwigira incenge n'ingare ku mugabo, yarangiza akavuga ngo warahiye kuzanyitaho. Imbere y'Imana avuga ngo nzamwitaho, nyiteho rero. Niko urasenga no gusoma imbere ya Yesu, warangiza ukamutegesha amagambo ngo yavuze. Mwinshi ibyo bituma twiheba rwose ko ntabwo uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara hagati muri bo arababwira ati, yewe bagabo mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve ikirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi ndabakomeza nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse mugihe, kuko ijoro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwaye kwikorera, akambwira ati, Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi ibyo Imana imuhaye n'abamugena na bose. Nuko nimuhumure n'abagabo mwe, kuko nizeye Imana y'ukuri izabakunda ababwiwe, ariko dukwiye gusobanukirwa. Haleluya! Kuri aya magambo ni amagambo menshi kandi maremare ariko aryoshye, kandi kugira ngo aryohe nuko mureka gusoma mukayumva. Uru ni urugendo rumwe wacamanza bita transfer juridique. Transfer juridique ni ukohereza urubanza undi mucamanza. Iyo bitera
utaba wohereje urubanza se ukohereza imbohe. Turagendana. Iyi ni transfer juridique yari hagati y'uriya mwami igenda igihe mu Italiya ngo abe ariyo baburanirayo kandi n'ibishoboka gito bafungirweyo. Niba mwakurikiye ntabwo aya magambo yasobanura kamere, hajemo ijambo rivuga ngo nubwo Pawulo yari aba arimo nk'umugabo uyoborwa n'umwuka wera, haleluya, ngo ariko ikibazo yagize ni uko umwerekeza yumviraga, ni uko abantu bumviraga umusare ariwe mwerekeza n'umutware ariwe yihuje. Turagerana gukanda kumvira n'uyoboye izo muri abagabo batatu. Abagabo batatu babangamiye ubuyobozi bw'umwuka wera, nyamara mu by'ukuri Pawulo yababwiraga icyo Imana imuyoboye kubabwira cyose. Niba mwakurikiye, niba wagiraga ngo umwerekeza tuva, nyamara ushatse wakata ntukomeze tukinyurira ku kirwa Kireti cyangwa se tukikinga ahantu bita kuri Kirawundo. Ushatse watsura tukaba twiparikiye ahantu bita imyanya myiza. Ushatse wagate n'ujya tukaba dusana tukahaturiza. Nyamara ushatse wa musare we wareka bakaba batsitse inguge bakamana n'imyenda gutwara inguge. Iyo tuvuze imyenda itwara inguge mu buryo basimbiza. Inyanja zose nini, ziriya nyanja zose mwumva nini, tuvuga inyanja ntimukavuge Ikivu, ntimukavuge na Muhazi yabo, ubwo wabona uvuze na Cyuhu. Tuba tuvuze Mediterane, tuvuze za Victoria, bene izo nyanja nyine n'iriya y'Ubuhinde rero. Ziriya nyanja zose ni inyanja harimo amato nyine yateye imbere, mubona yambaye utuntu tw'imyenda hejuru. Bamwe bagira ngo turiya twenda ni amadarapo, ariko mu by'ukuri turiya twenda ni nk'uko babuha amababa. Turiya twenda iyo duhuha n'iki n'umuyaga wo mu mazi dufasha ubwato kwidibasa no kugenda. Muri make dufasha moteri ntikure cyane igihe kinini, hakaba igihe bashyize tuwemo, noneho ubwato bukajyanwa n'iki no kuba yamyenda amaze gufatwa n'iki n'imbaraga z'umuyaga. Abagiye kuza aho hose ugiye kubera ko n'abagenze mujye mwihangana n'ubwira n'ubwiraza. Noneho hakaba ikindi kintu kindi cyangwa kubabwira hano, ijambo ryari rivuga ngo nuko turatwarwa inguge ntiyabasha kujya mu muyaga. Ijambo kujya mu muyaga, iryo jambo kugema aribyo bita bibyara Kabagema, aribyo bibyara Kayigema. Kujya mu muyaga, murabizi mwese ko nta bwato bufite imbere ku kizuru cyangwa kuri kabine yabo hameze gutya. Nta bwato bumera gutya. Ubwato bwose butegetswe gusongora gutya nk'umunsi w'uruhimbi cyangwa icumu. Ni kimwe n'indege, nta ndege n'imwe yemerewe kugira kabine ikizuru nk'icya Daihatsu cyangwa icya vatiri. Indege yose igomba gusongora. Kariya gasomo k'indege, kariya gasomo k'ubwato kamera ku ndege ni akayifasha gupfumura mu myuka itandukanye, mu bicu bitandukanye, mu birere bitandukanye. Uvuga ngo ibicu byose byagatangira indege bikanyuraho gutya, bigahita bikabinyura muri yo. N'ubwato rero nibwo bukomeza. Ubwato bwose muzabona itegeko nuko busongora, ni ukugira ngo mubashe kugema iki, kujya mu muyaga, umuyaga uce hirya no hino aho gasongo kumeze. Biriya bintu mwumva byitwa gutsika ni uguhambira ubwato imigozi hariya ku ihango ry'imbere. Niyo mpamvu ubwato bwose ku ihango ry'imbere usanga hari umwenge, nta bwato butagira umwenge hariya. Uwo mwenge uba urimo imigozi ikomeye y'amashugunya bahambiraho ibuye rinini riremereye, nta bwato butagenda n'amabuye muzajya muyabonamo, kugira ngo umuyaga n'ubu umeze nabi bahambireho iryo buye, maze wa mugozi uricubirane hehe, cyangwa se nako ibuye ricubirane wa mugozi, nabivuze nabi, ibuye ricubirane wa mugozi. Ubwo rero barihambira ku ibango ry'imbere, no ku irango ry'inyuma, indi migozi bakayihanga gutya mu mbavu zombi, hose bashyizeho amabuye. Icyo gihe amabuye amaze kugera hasi, nta muyaga wavana
ubwato aho ngaho, mwihanganiraho umuyaga ukabukubitiraho, imbeho ukabasukamo amazi, ariko ntabwo ubwato bwabaho. Icyo bita gutsika rero, ayigeje muri va hariya muri bibiri bivuga ngo Bakorinto bivuga ngo ibyiringiro byanyu by'igitsika gutsika umutima ni ukugira ibyiringiro biboshye umutima biwugumishije hamwe. Amen. Umuyaga wose ntugire utwara umutima, ibyo mwita ibyiringiro by'igitsika umutima. Uyu mugabo Pawulo yari ayobowe n'Umwuka Wera, ariko akagira ikibazo cy'uko abangamiwe n'abandi bantu batumvira ubuyobozi bw'iki Umwuka Wera, ahubwo no kumvira ubuyobozi bw'umwerekeza bw'uswati bw'umutware w'umujyi cyangwa bw'uyoboye iki abagororwa. Ariko mu by'ukuri niba mwakurikiye yagiye abagira inama kenshi, abatangiye tunyamara mbabwire rero, nubwo nabari mutanyumvira, najya mubwire ko nimudashyiraho umwete wo kumva ibyo mbabwiye, tugiye gupfusha ibintu shawo rero atari iby'inguge gusa, ahubwo n'abantu ubwabo n'ubugingo bwanyu murebye nabi bwahasigara niba mutanyumviye. Abona abahunze mu maso bakeya, ariko n'ubundi umutware w'umujyi wo kujya kuba inganga yigira bihingwa yigira umuntu w'abavuze ngo bageze imbere kuko nk'uko Pawulo yababwiye, umuyaga ubarembeje batangira kuvana ibintu hehe mu nkuge, babiroha mu nkuge yoroherwa, bavanamo ibintu barabiroha, bavanamo ibindi bararoha, umuyaga bagakwaturiza. Ugeze aravuga ati nyamara ni munyemerere tujye ahantu twikinga umuyaga ku kibazo cyitwa Kirete, nibura tunarye, kuko iminsi yo kwirinda ubusanzwe yararangiye, twageze ku gihe cyo kwegera igaruriro rya ntitwaryegera. Yego mwene mushake ahantu twikinga umuyaga, nibura twegera igaburo ryera. Nuko rwabaye urugendo rurerure ku buryo icyumweru cyo kwegera igaburo cyabasanze mu mazi, nibwo nabo bwatumutse icyahantu twegera igaburo ryera. Uwo munsi bamwemereyeho bakegera igaburo ryera. Haleluya. Imana itangiye kubona ko batangiye gusinamo bumvira bakeya, iryo joro barota inzozi. Uwiteka aramubwira ngo Pawulo, humura nawe muri kumwe mwese muzagera i Kayisariya. Haleluya, haleluya. Mwese muzagenda muzagera amahoro, kandi nguhaye nawe muri kumwe bose, nta n'agasatsi kazapfuka mutwe yawe. Uwo munsi Pawulo abonye icyo kubabwira mu gitondo, nibwo yababwira ati mba bene tutamabwiye, mugabanye ibyo kwinangira imitima no kutanyagwa. Njyewe ijoro marayika w'Uwiteka ahagaze iruhande rwanjye, ndi uwayo nikorera, ambwira amagambo aya n'aya, nuko rero ndabizeza ko bizaba uko ndabwiwe, nimukomere. Haleluya. Ubuyobozi bw'Umwuka Wera bwatumye bagenda arwanira intambara yo kubayoboza Umwuka Wera no kubabwira icyo Imana ivuze, barinda bagera aho bita Imerita. Icyo kigo cya Merita niho hari mujya mwumva cyangwa mwasomye, bageze babacanira umuriro barota, incira iva mu ki, incira iva mu muganda w'inkwi igwa mu kiganza. Impamvu ntahageze ni uko nta mpamvu yo kuhagera, ariko yewe y'umwuka 100%, kandi yemera kurwana intambara z'abamubuzaga kumva, z'abataramwumvaga, ariko akababwira icyo umwuka avuze. Icyo kubabwira icyo umwuka avuze nicyo cyonyine cyatumye bakora kugera Imerita. Amen. Marigerezo tuza atitaye ku bantu bahanganye nabo batamwumva, ariko abwira icyo umwuka avuze. Imana yamushije ibibazo cyane. Ibyakozwe mu 16 aho tugiye guhareba nanone ubuyobozi bw'umwuka 100%. Turasoma 16 umurongo wa 6 y'ibyakozwe n'intumwa. Nifuza ko nasoma mwahageze mwese ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 6. Ndabona mwahageze. Bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurigiya n'i Galatiya, babuzwa n'Umwuka Wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko Umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uzi Makedoniya dutabare. Amaze kurota inzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana
tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hari abantu bo gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Ludiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Tuwatira wubahaga Imana arakumva. Umwami Yesu amugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizwa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati, niba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikiyo. Aramuhata. Amen. Haleluya. Uru ni urugendo muri terime mu mvugo ya Bibiliya bita troisième voyage missionnaire. Ni urugendo rwa gatatu rwa Pawulo bivuga. Wenda nk'uko bamwe mubizi, urugendo rwa mbere rutangira n'igice cya 13 igihe Umwuka Wera yababwira ngo nimundo bamwende bari n'abanyasawuti bari mu cyumba cy'aho bita muri Antiyokiya. Noneho urugendo rwa kabiri rukaba mu gice cya 15 mu mirongo ya 15 kugeza 15. Hakaba urugendo rwa gatatu rero nk'uko twumvise bagize, noneho Umwuka Wera arwitambikamo mu bintu byose. Murakurikira neza? Arwitambikamo mu bintu byose ngo bashaka banyura mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa n'Umwuka Wera kuvugira ijambo ry'Imana muri Aziya. Biroroshye abanyamasengesho, biroroshye ko Umwuka Wera atubuza kuvugira ijambo ry'Imana. Kora baje mute biroroshye ko muri mwebwe habone kuvuga ngo Umwuka yambujije ngo ugende tugende, mwana upanze n'amatike byose n'iniforume mwana zagerageje. Batanu navuga ngo toka, abandi bari muti kwa jina, abandi muri leta ndeni munishi. Uwo muntu nawe kubitika kubera ayo magambo yose yo kumucyara ko ntabwo byumvikana. Bavuga ko kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya, bageze aho bangikaye ni Musiya, bashaka nanone kugerageza kuvuga ijambo ry'Imana y'Ibitubiya. Umwuka Wera ntiyabakundira. Gusa ubwa kabiri ako ngo mudahashye. Bageze ahitwa nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa, nabwo Umwami Yesu arababuza. Ababujije barara aho ngaho, uwo buranije bararaho. Aho baraye nijoro niho Pawulo yagiriye iki? Inzozi. Ngo ararota, umva utuzozi tugufi yarose hano. Ngo arota umugabo ahagaze ahitwa i Makedoniya, ahagaze abatabara, ngo ye ababa batabaza, ngo yewe Pawulo we, ngo mukuze i Makedoniya udutabare. Iyi nzozi kandi ngo zirarangira. Inzozi ngufi mu by'ukuri ubona zidafite n'ikintu zivuze ahandi. Nk'uko namwe muri mwe hari inzozi ngufi zababuriyemo zadagiyemo kubera kutumva icyo zivuga neza no kuba warazipinze wumva ari utuzozi tugufi, wumva ntacyo twavuze, nyamara twavugaga ikintu burya. Kandi umva bagira inama, kurota ni kimwe no gusobanukirwa ni ikindi. Niba warose wibijugunya, wibikarasa sansuite, basi biganiriza umuntu uzi ko wajya asobanura. Hari igihe uko Imana yakumenyesha icyo Imana yavugaga, ubwo ni kugira kwangiza iby'Imana yagaragaje mu nzozi. Pawulo ngo ahita aziganiriza bagenzi be. Siko dusomye? Aziganiriza bagenzi be. Azibaganirije baravuga ati, we burya niyo mpamvu Umwuka yatubujije kujya muri Aziya, akatubuza i Musiya, akatubuza i Bituniya, Itiro akatwangira, waba kujya tujye i Makedoniya. Okay, taziko muri cyo tugiye muri cya hantu tujye turebe icyo Imana ishaka. Nibwo batsukiye aha bita Samotirake, baramuka bagenda bagera hitwa Neapoli, bagera hitwa Filipi, bagera hitwa Tuwatira, bagera rero kwande bo Burudiya kandi bo bagenda hose ntabwo bahazi. Nibwo bageze ahantu bashaka ko gusengera, nta mudugudu basangaga, nta toro nk'uko naje mu Ribare kwa rubiye ngo ushake gusa birerera cyane ko ibivuga mu toro yandazwe Imana yari yabashije. Aho rero
basengeye. Haleluya. Nibwo mu kiganiro Pawulo yaganirije ijambo ry'Imana nk'uganira wese. Lodi yabumviye mu mangazini ye ngo ari umugore w'umukire ucuruza imyenda y'ibihengeri, ibi by'abageni mu bakodesha, ngo amwumvira mu iduka rye, akurikirira mu iduka rye, atsindirwa mu iduka rye, yihana n'abakobwa b'abakozi bamufasha kwambika abantu bose. Nuko ngo ku manywa babona arasohotse n'abakobwa bakinga iduka, ngo araza ati kuba igihe mwagereye aha mutangira burya nari nkurikiye none natsinzwe, njye nakubonye twakijijwe, nimutubatize rero mu mutuku. Bajya mu mazi barababatiza, babavanyemo bahaye undi ijambo rijya avuga, bagati nta magambo menshi navuga, ndumva mbatirwa kubakira mu rugo wanjye, ndumva nshaka kumucumbika iwanjye mukamara igihe. Haleluya. Rodi uyu nguyu niwe wabaye umudiyakoni wa mbere ku mugabane w'Uburayi. Yego, niwe wavuze ubutumwa bwiza Suwede bwiza u Rwanda, none mwarakije. Usibye n'icyo, ni nawe wabaye umuterankunga udasanzwe, amen, wa Pawulo. Mbamenyesha ko iki cyumba urugo rwa Rodiya, iminsi Pawulo na bagenzi be bamaze muri uru rugo, kandi ntabwo bari benshi, iminsi bamaze muri uru rwa Rodiya cyahindutse icyumba. Haleluya. Umuntu wakijwe bwa kabiri, niba nabyita mu ijoro rya kabiri cyangwa ukwezi kwakurikiyeho, ni uwitwa Epafrodito. Epafrodito amaze gukizwa, Pawulo amwigisha icyo arabatuma nawe arakomera, aramurera, amaze kubona ashyitse amusigira iryo torero Pawulo aragira. Nimusomeza z'Abafilipi muzasanga Pawulo avuga ngo nongeye kubashimira ko mwohereje Epafrodito ngo nzanire ibyo mwangeneje, bimbereye igitambo gishimwa n'Imana n'umuhumura neza. Haleluya. Aba bantu b'Ifilipi nibo bakomeje gutunga Pawulo mu bivuga gutuma no kumufasha. Bibutse ko mbere y'uko Pawulo abona urugo rwa Rodiya akabona abaterankunga b'Ifilipi, yari abayeho mu buzima bwoye. Nabo mujya mwumva ngo yabahaga amahema, ariko ntabwo yagurishaga, yaburaga abakiriya, yarashonje bikomeye. Inzara yaramuriye muri ziriya ngendo za mbere uko ari ebyiri iramwumvisha, ariko aboneye Rodiya. Ayayaya, yazituye intego. Ayayaya, Rodiya umugore w'umupfakazi ufite amafaranga. Muri iyo minsi yabamaranye abahasa umureti, buri wese agacapati wenda akarambikaho n'agacyayi kanido. Pawulo akakanywa neza ari mu mwuka w'Imana, akajya ku murimo w'Imana. Yava ku murimo w'Imana agataha kwa Rodi. Minsi yahamaze Uwiteka abamugisha. Haleluya. Aha hantu twavuze ni imigabane itandukanye. Mwumvisemo umugabane wa Aziya, mubona Makedoniya, umugabane w'Uburayi. Wenda gato tuvuze ku kibazo nka geography. Iyo turi hano mu Rwanda, uzamutse mu majyaruguru y'Afurika yacu, mu majyaruguru y'Afurika hariyo umugabane w'Uburayi hejuru hariya, muri uru ruhande hakaba Amerika ya ruguru, muri uru hakaba Aziya. Tumwe neza, hariya hakazaba Amerika y'Epfo na za Australia rero, isi twaba turayirangije. Iyo Makedoniya rero ni umudugudu umwe cyangwa atujyana ku gihugu, ni intara yari kwikurikira. No minsi yashize umukuru w'igihugu cyacu yatsinzeyo cyane. Ni ahantu hakomeye cyane, niho hantu Pawulo yinjiye bwa mbere mu Burayi ajyanye ubutumwa bwiza, ahagurutse hehe? Muri Aziya. Urumva ko Imana yari ifite icyo ishaka, ariko murumva kumva umwuka wera w'Imana kugeza ubu umwuka wera kubuza kuvuga ubutumwa ahantu naho kubafite aho ashaka kujyana. Ayo magambo yo nyaganje yagende baza ikibazo, mbese ngewe Michel Zifite mvuga ubutumwa nk'Imana ashaka, mvuga ubutumwa umwuka wera ashaka mvuga. Uzi ko iyo ukoresheje ikintu cy'inshuti cyane, ugacudika n'abashumba n'abaparuwasi n'abangarimu n'abaki bose, ugacudika n'abaregionnaire n'abaturere bose, ugacudika n'abantu, ugera ugasigara uri umuvugabutumwa w'abantu, ku buryo niba ari kuzajya Kirehe, yego uw'inshuti yawe yaguhamagara ku wa kane, ibyo Kirehe ukajya ute
ukabihindura kandi umwuka yarazi yuko cyangwa se yashaka ukora kiriya none uyu munsi inshuti iraguhamagaye niyo mpamvu abavugabutumwa n'abahanzi bagomba kwitonda iyo utabyitonzeho usigara uri umuvugabutumwa gusa w'ubucuti ukora umurimo mu buryo bwa gicuti nibwo uzumva baganira babazanya ngo harimo umwuka naho uwo mwuka ntabwo ari uwera ntibahashe harimo agategese agatege ni akahe nta gatege gatubutse kandi ngo harimo n'iki kintu amavuta akuze ashaka ngo harimo amavuta akuze cyangwa amaresanye akuze ni ayahe ntakabasha ngo karimereye igihe rero mwiteka kuva yamamagara ubu imyaka ibaye 35 ngo bimuri hari icyo navuganye nawe nta kintu njya nsaba abantu mbere yo kujya sinabikoze mu busore sinabikora ushaje rero kirazira kugira ikintu woburije abantu kugukorera utarakora yewe unamaze gukora kirazira kugaya ibyo ukorewe shima shima nishaka iba ari itike gusa yo gutaha tega utahe niba nta sukari yenzeho nta birayi nta bishyimbo genda ibishimbiza bigukundi nyir'umurimo aza ahandi yacisha ibishyimbo rero namwe muri harimo abakozi b'Imana mwirinde iki kintu bene data cyo kujya ahantu kuko muri inshuti witeka n'ingiye muri icyo kintu akababwira ndababwira ukuri igihe kimwe nayo mfite gahunda y'icyangombwa umuntu w'umukire arampamagara muri uyu mujyi ngo nshaka urumva ngo nshaka aratangira nyine yapfatanya n'ubukene n'abana benshi ngira ngo ubone ibintu byinshi ati vrema ngo ufite ibaje tubutse rwose mbabwira amafaranga yambwiye rero abantu yambwiye nawe yambwiye ati nibura nka 300 mwibasha 300 yewe mwabivuze bw'ubu arangira ati kandi ikindi genda kwemera ko uzava ikameme n'iki na Rwandeya agira ngo ndacyafite n'igeni namubwiye nti no kuri igihe gahunda ni gahunda Nyungwe narayikamiritse kabisa sinjya nduka Misheli urumva niba nisese mu mpungisha sinjya kandi ntunshutuza indege nagenze mu ndege zose zibaho ngeze kajuru iyo ntaragenda mu ngo ntuncukisha indege mukuririza ku murima ndamuhebya kiriya kintu cy'ubucuti kirimo cy'ubucuti n'abaririmbyi mwakiye invitasiyo mu buryo bwa gicuti mushitwe mutagikoraho Imana ishaka ahubwo mukoraho abantu bashaka ese perezida azabajyana iwabo nk'ujyanye umugore guca mu irembo dirije azabajyane kwa sebukwe gusa numva undi abajyana aho yize undi abajyana aho